nongeye kubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Dr Shangazi. Umunsi w'ejo twaraganiriye, narabikunze ukuntu mwanyakiriye neza, bamwe muri mwe batangiye kunyandikira. Nabonye harimo n'umuntu wadusabye ngo tuzabashyirire nimero ya telefone muri biography. Nta kibazo, turaza kubibakorera. Uyu munsi rero hari umuntu wari wansabye ko twamubwira ku buryo abantu bateguranamo muri kiriya gikorwa cy'abashakanye. Murabizi neza umunsi w'ejo nababwiye ukuntu abantu batera akabariro mu masaha ya mu gitondo, ukuntu bigenda, ko ariyo meza cyane avubura umunezero w'umunsi wose umuntu yiriramo. Uyu munsi rero nyine nanjye nemeje gusubiza abakunzi banjye, ntabwo nabima ibintu kandi bihari de. Hari ibice bimwe na bimwe by'abakobwa, abahungu cyangwa se abagabo batazi ko kubikoraho bishobora gutuma umukobwa cyangwa se umugore akwingingira gukorana nawe imibonano mpuzabitsina, kubera uburyo kubikoraho bimutera ubushake bukabije. Wicikwa rero, ubu utarakora subscribe, ndagusabye ngo ukore subscribe, ubundi tujye twibanira hano kuri Dr Shangazi. Urabizi ikibazo cyose wagira wemerewe kunyandikira muri comment, ku munsi ukurikiye nkagusubiza. Ibi bice by'umubiri bigira gitwa cyane ku muntu w'igitsina gore, bikaba ari nayo mpamvu bigifatwa cyane kandi bigakururwa n'amaso y'igitsina gabo. Iyo ubikozeho agahita yumva umukeneye. Ibyo bice rero nibyo ngiye kubabwira uyu munsi wa none. Ndaje mbabwire, tugiye kuganira ku bice bigera nko ku 8. Ariko ndi wowe natera agatebe nkumva ibi bice, kuko igice cya 5 n'icya 6 ndetse n'igice gishyiraho icya nyuma aricyo cya 8 ni ibice umugabo wese azi neza ko ari nk'intege nke z'umugore. Ndaje nkubwire nti byose bimeze gutya. Ibice 8 by'umudamu cyangwa se umukobwa wamukoraho akabasha kumva akeneye kumuhitamo, tera akabariro byihuse. Abenshi murabizi hari abagore baba bumye, baba bagenda gake gake, yimyoza avuga tubikore mu kanya, nta bushake ndagira. Ibi bice rero nibyo nkuzaniye uyu munsi. Uwo mukobwa cyangwa uwo mugore ugenda ataha ubushake, ububobere bukabura, akagira atya, akumva nta santima nyine zo gufitiye. Nje kuguha umuti w'icyo kibazo kibera mu gitanda cya babiri, ngo wumve neza uburyo ibyo bintu biryohera umugore we akajya kwisabira ko ari wo mukoraho de. Nk'abatindiye rero, murabizi ngewe mbihera ibyo mwansabye ku gihe. Igice cya mbere wa none rero ngiye guhera ku gice cyo tuzi twese nk'abantu ngo nicyo kigira intege nkeya, ariko burya ntago ari cyo rwose, ntago ari cyo gice tufata nk'ikinyantege nke. Igice cy'intege nke ni igice cyitwa amabere. Amabere y'abadamu araryana, hahandi ushobora kumwikoreraho ubwe akakwisabira ko muzajya muhora mukora kuri ayo mabere. Iki gice cy'amabere rero y'umukobwa ni igice cy'umubiri umugabo akoraho, maze umukobwa agahita yumva ubushagarira umubiri we wose, bigatuma yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina ako kanya, ndetse naho yazajya kubona nawe yazajya kubona kumva ko wakora ku mabere ye. Ahangaha uba uri gukora bande y'urukundo hagati yawe n'uwo mudamu cyangwa se umukobwa, kugira ngo muze kujya muri cya gikorwa cyo gutera akabariro mwembi mwishimiranye. Kwa kundi rero uri gukorakora ku mabere ye, biraryoha neza iyo ukoze ku gice cya kabiri, ari cyo hagati y'ibibero. Urabona hari ukuntu ufata akaboko kagafata ku ibere, akandi ukagafatisha hagati y'ibibero bye. Iyo umukobwa yemereye umuhungu ko amukora ku bibero, aba yikozeho, kuko akenshi haba hariho amaribori ari nayo afasha umubiri wose kumva neza igikorwa kiri kuba. Gusa ntibivuze ko utagira amaribori we ntacyo yumva, kuko uwo ari we wese w'igitsina gore aterwa ubushake cyane no kumukorakora muri iki gice no mu bindi bice tugiye gukomezaho.
Mu bice rero umugore wese bimutera intege nke, hari n'igice cya gatatu. Aha hantu abantu benshi ntabwo bakunda kumenya uburyo haryaryata. Cyane cyane ari ukuntu abakobwa bakunda kuryama bubitse inda. Iyo bibitse inda ukamuturuka inyuma usa nk'umuryamyeho ukagenda umukorakora gake 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 mu ntege. Iki gice cyo mu ntege nta mudamu cyangwa umukobwa utakishimira kuhakora, kuko mu ntege naho ni hamwe mu bice by'umubiri w'umugore bigira ubukirigitwa cyane cyane ku buryo iyo hari uhakoze umubiri wose ugira ubwitabire, bityo umubiri ukaba wahita ucika intege ukagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyane kandi byihuse muri ako kanya. Umva uyu mukobwa iyo wamuturutse gutyo ukorakora mu ntege ukazamuka mu mugongo gake gake ugacisha amaboko hagati mu kwaha ugashyika ku ibere rye, mushuti wa nta kintu kiryoha nko kumva uwo mugore wateguye gutyo akwibwira turabizi ndumva nabaye tayadi, yinaniriwe nyine, ahasigaye aba ari wowe kuvuga ngo bigende bite. Uyu muntu wakoze mu ntege kwa kundi uzamura akaboko ugenda uca hagati y'ibibero hagati ku mabere, biba byiza rero ugiye ku gice cya kane aricyo tugezeho, kuzamuka uzamura akaboko kawe ugakora mu musatsi, biba noneho ari urwijyane hagati yawe na wa mukobwa, nawe ubwawe bamaze kugera mu yindi si. Ni ibintu biba bitoroheye, mwembi muba mwamaze gukora bonde y'urukundo rwa hata. Iyo ukoze mu musatsi w'umukobwa rero cyangwa mudamu wawe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina bigenda bite? Gukora mu misatsi y'umukobwa cyangwa umugore bifasha cyane umugabo kumwumvisha icyo akeneye. Imisatsi kandi ku bagore ibamo ubushagarira butuma batwarwa igihe cyose umugabo arimo kuyikoramo, ku buryo bashobora no gushiduka ibitekerezo byabo byagiye kure bagahita bifuza gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Uyu musatsi nawo ko mbona utoroshye, bagore namwe bakobwa muze kunyandikira niba ibintu ndi kubabwira mubona ari byo, ahasigaye namwe muze kumbwira. Tugeze ku gice cyiza abantu bakunda kwifuza, ugahura n'umuntu mu nzira ukubona azanye ibintu byo kukwifuza n'irari ryinshi, ariko ku bakundana n'iyo bahuye bagasuhuzanya imibiri yabo iratarakitingana. Kwa kundi rero wazamukaga mu musatsi mu ntege hagati y'ibibero, mufate mu kiganza. Mu biganza murabizi hari utuntu kera ku ishuri bajyaga bakora umuntu akagufata gukirigita mu kiganza, abenshi muri mwe murabizi, muzi n'ibisobanuro byabyo kundusha, ariko uyu munsi ubushakashatsi nikoreye bwo mu biganza buvuga ko abantu b'ibitsina bitandukanye iyo bafatanya mu biganza, ubwo ni hagati y'umukobwa n'umusore cyangwa umugabo n'umugore bashakanye. Abantu b'ibitsina bitandukanye iyo bafatanya mu biganza umwanya munini bishobora gutuma umugore yumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina, ariko bikaba akarusho iyo umugabo asa nk'umushimashima cyangwa akorakora mu biganza by'umugore. Bya bindi nababwiraga nyine, ubushagarira buhita bwihuta cyane ku buryo bica intege umugore mu bijyanye n'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Murabyumva bya bindi nababwiraga nyine, ahita yumva ari fatigue yinaniriwe. Ahandi hantu rero ku gice cya gatanu nigeze kubabwira igice cya gatandatu ko gihishe ibanga. Abantu benshi murabizi ku matwi, bundi umva aya matwi yacu si ukumva gusa, ubanza harimo n'umunyu n'urusenda. Hari abantu baryoherwa bariye ngo urusenda, ariko aho harimo n'isukari. Iyo umugabo akoze ku matwi y'umukobwa bimwongerera ubushake cyane bwo gutera akabariro. Aha ndabisubiramo koko, ubushake cyane. Umuntu twemeranya kuri iyi ngingo asiga anyihere like muri comment anyibwire ngo amatwi nanjye nizo ntege nke zanjye. Amatwi atuma umugore cyangwa umukobwa amera nk'utaye ubwenge, akumva umugabo yakomeza kuhakorakora gake gake.
Uko rero hakora hari ukuntu umuntu amanuka, ushobora kuhakoresha intoki cyangwa se ururimi bitewe n'uko ubishaka, ukamanuka hepfo gato ku mukondo. Tugeze ku ngingo ya kangahe ku bantu twakurikiranye? Ni ingingo ya 7 ariyo yo ku mukondo. Umukondo nawo utubera intege nke sometime ku bantu babasha kwihanganira biriya bice nabashije kuvuga. Umuntu ubashije kubikurikiza byose ntago yageza kuri uyu mukondo umudamu atarakwibwira ati sheri wanjye byanze gira tugire. Iki ni igice nacyo umuhungu cyangwa umugabo ashobora gukoraho bigatuma umukobwa akora icyo atatekereje, kubera bituma atekereza cyane ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Aka kantu nanjye ko numva nkakunzera. Ahantu hanyuma rero twebwe ubwacu twishimira umugabo agera hamaze koroha, hamaze ibintu byose bigenda neza, ari urwijyana. Iyo ageze ku gitsina ntibiba bigisabye ngo umugabo ari gukora ku gitsina cy'umugore we gusa, n'umugore bamaze kugera ku gitsina cy'umugabo we. Iyo umugabo arinze akora ku gitsina cy'umugore aba amufitiye neza ku buryo bitaba byoroshye kumwirinda ngo batandukane ntacyo bakoze. Igitsina iyo cyakozweho biba byarangiye biragoye kugira ngo umugore ahikure. Badamu mwe muze muri comment mumbwire koko umuntu ugukoze ku gitsina ntago wamuha umwanya ngo akurekure? Mu gihe umukobwa cyangwa umugore yumva adakeneye gukora imibonano mpuzabitsina, nta bundi buryo yakoresha uretse kwirinda ko umugabo yamukoraho kuri biriya bice byavuzwe haruguru. Gusa nanone nko ku bashakanye, mu gihe umugabo yifuza gutegura umugore we agomba kwifashisha cyane biriya bice ku buryo byamufasha kwinjiza umugore we mu gikorwa nyirizina. Niba nawe ugenda ukarushya umugabo wawe muha aka voice umwumvishe iki kiganiro 9:30 saa 10 kwa kundi muba mukangutse, ufungure abashe kukumva neza, yumve burya ahantu ari bukore akore. Mu minsi iri imbere tuzajya tubakorera n'amavideo mujye munabireba, mumve ahantu umuntu agenda akora umugore we akishima bikagenda neza.